Nshuti bakunzi bamenye ubuzima TV, nongeye kubasuhuza mbifuriza kugira umunsi mwiza ndetse n'umurimo unoze, urangwa n'amagara mazima, ubuzima bwiza. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kibanda ku buzima bw'umugongo, aho turi burebere hamwe ububabare cyangwa se indwara abantu bakunze kurwara y'umugongo. Ikaba ari imwe mu ndwara zibasiye abantu benshi muri iki gihe. Hanyuma tuze kurebera hamwe uburyo bwo kwivuza ubwo bubabare bw'umugongo, ndetse tunarebe massage nk'umuti w'umubiri. Muri iki kiganiro rero turi burebere hamwe ingingo zikurikira. Ni iki kikwereka ko ushobora kuzarwara cyangwa kuzagira ububabare bw'umugongo? Hanyuma turebe ni iki kigutera kugira ububabare bw'umugongo. Ingingo ya gatatu turareba massage nk'umuti w'umugongo. Hanyuma ingingo ya kane turebere hamwe ni iyihe massage umuntu yakoresha mu gihe yagize ikibazo cy'ububabare bw'umugongo kugira ngo abashe gukira vuba. Na nyuma yo kuba umuntu amaze gukira, ni iki umuntu yakora, ni ubuhe buryo, ni ibiki umuntu yakoresha kugira ngo abashe kwirinda ndetse no kurinda uwo musaruro yagezeho ntiyongere kurwara ububabare bw'umugongo. Ntabatindiye rero, reka turebe ikintu cyangwa se ibintu bikwereka ko uzagira ububabare bw'umugongo mu gihe kitari icya kure. Icya mbere ni ukumva umugongo wawe usa nk'uremerewe, ukumva usa nk'uwibane. Icyo gihe uhita utekereza ko nibidakira neza bishobora kugutera ububabare bw'umugongo. Igihe umuntu ari guhaguruka cyangwa yicaye igihe kirekire agatangira kuribwa mu mugongo, nacyo ni ikimenyetso kikwereka ko mu gihe runaka ushobora kuzarwara cyangwa kugira ububabare bw'umugongo. Hanyuma kuba umuntu yakumva imitsi yo mu mugongo isa nk'ifunze, isa nk'igagaye, nacyo ni kimwe mu bimenyetso by'uko ushobora kugira ububabare bw'umugongo. Hanyuma igihe umuntu yagiye mu kazi, yatashye ari mu rugo, igihe cyose uri gukora ukumva ufite imbaraga, ariko wagira ngo uraruhutse urangije akazi ukumva ububabare bubaye bwinshi, ubwo biba bigeze ku rwego rwa nyuma, ububabare bw'umugongo buba buri hafi. Nyuma yo kubona ibi bimenyetso bishobora kukwereka ko mu gihe gito ushobora kuzagira ububabare bw'umugongo, reka turebe impamvu ituma umuntu agira ububabare bw'umugongo. Ni iki gitera umuntu kugira ububabare bw'umugongo? Icya mbere ni ukwicara igihe kirekire cyangwa se kwicara nabi mu kazi. Icya kabiri ni uguhagarara igihe kirekire cyangwa se guhagarara nabi mu kazi. Icya gatatu ni uguterura nabi ibintu biremereye cyangwa no kwikorera. Hanyuma ikindi, kuba umuntu adakora imyitozo ngororamubiri ni kimwe mu bintu rwose bituma umuntu arwara indwara y'umugongo. Icya nyuma ari nacyo tudaha agaciro cyane ni stress. Umunaniro uhoraho cyangwa se umunaniro ukabije n'ibibazo byo mu bwonko. Stress ni kimwe mu bintu byangiza imihore ku rwego rwo hejuru, bitewe no kwipfundika cyangwa se amapfundo azakipfundika mu mitsi igize umuhore, dukunze kwita trigger point cyangwa lepwegashi. Tumaze kubona ibimenyetso bishobora kwereka ko ushobora kuzarwara cyangwa kuzagira ububabare bw'umugongo, ndetse tumaze no kubona ibintu bishobora kudutera ububabare bw'umugongo, reka turebe noneho massage nk'umuti w'umubiri yo yadufasha iki kuri ibyo bibazo by'ububabare bw'umugongo. Mbere y'uko tureba massage yadufasha kwivura cyangwa kwirinda ibyo bibazo by'umugongo,
Reka tubanze turebe se massage ubundi imariye iki umubiri. Massage ifasha kurandura ububabare bw'umugongo cyangwa ububabare bw'imitsi. Iyo tuvuze kurandura ni ukuvuga ngo n'imizi byose massage ifite ubushobozi bwo kurandura imizi y'ububabare bw'imitsi. Yongera amaraso, umubiri ukumva uruhutse bitewe n'uko intungamubiri n'ibindi byose umubiri ukenera bibasha kugera aho bigomba kugera igihe amaraso atembereye neza. Massage ubwayo ifite ubushobozi bwo kurandura imizi ya stress mu mubiri w'umuntu. Byumvikane ko nta munaniro, nta ndwara. Hanyuma massage ituma umugongo wongera kugarura imbaraga, umuntu akongera gukora nk'uko yari asanzwe akora ataratangira kugira ikibazo cy'ububabare bw'umugongo. Reka noneho turebe massage umuntu yakenera igihe yagize ububabare bw'umugongo kugira ngo abashe gutandukana nabwo burundu. Ni ukuvuga ngo massage ni nyinshi, ariko iyo twabahitiyemo ishobora gufasha mu kuvura ububabare bw'umugongo niyo bwaba bumaze igihe kirekire, ya massage ishobora kurandura umuzi w'umunaniro, umuzi wa stress, ni massage iri profond, massage iri deep, massage ukora ku mihore yo hasi. Imihore yo hasi ni imihore iri profond, ni imihore yegereye amagufwa. Abize anatomy, imihore irimo ibice bitatu, hari iri hejuru hafi n'uruhu, hari irimo hagati, hari n'iri hasi ku magufwa. Iyi iri ku magufwa rero niyo tubarangiye. Massage yose ishobora kugera kuri iyo mihore niyo ishobora gutanga igisubizo cyo kurandura umuzi w'umunaniro, umuzi w'ububabare bw'umugongo. Massage ya trigger point cyangwa ya poigashi, massage igamije gupfundura amapfundo y'imitsi yipfunditse. Iyo massage nayo ifite ubushobozi bwo kurandura ikibazo cy'umunaniro, ikibazo cy'indwara, ikibazo cy'ububabare bw'umugongo. Hanyuma massage nyamukuru ifasha abakozi, igafasha abasportif, ni massage yitiriwe iy'abasportif. Massage y'abasportif ni massage ikorerwa abakozi mu rwego rwo kubaruhura, kandi ikana massage ikorerwa abasportif kugira ngo babashe kugaruka ku murongo bari bariho bataratangira gukora imyitozo. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akora, umubiri ubwawo ugenda usa nk'uwihina, ugasa nk'unanirwa. Niho amavunane aturuka. Amavunane aturuka kuba umuntu yakoze. Umuntu uri gukora imyitozo mu kibuga cyangwa umusportif uri kwitoza mu kibuga akoresha imbaraga nyinshi. Umuntu uri mu kazi nawe akoresha imbaraga nyinshi. Ibyo bikorwa byose by'umubiri twabonye ko bikorwa n'imihore. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yakoze ikinanirwa, ikigira amavunane ni imihore. Massage sportif irinda, ikura uwo munaniro w'amavunane mu mikaya cyangwa mu mihore. Niyo mpamvu dukangurira buri mukozi wese uzi ko akora agakoresha imbaraga. Ubwo nuvuga ngo wicare igihe kirekire, cyangwa se wicara nabi, cyangwa se ukoresha amaguru n'amaboko, cyangwa uhagarara igihe kirekire, cyangwa uhagarara nabi, cyangwa uterura ibintu biremereye atazi uburyo biterwamo ku buryo bishobora kumutera ibibazo, agomba gukoresha massage sportif kugira ngo ya mihore yakoze ibashe kuruhuka. Mu rundi rwego ni nka za stretching, za etirema, ni nko kunanura. Iyo massage igamije gusubiza uburebure bw'umuhore wari ufite utaratangira akazi. Kuko iyo umuntu akora, umuhore ugerageza kugabanya uburebure bwawo, kandi kugira ngo umuntu aruhuke nuko bwa burebure bw'umuhore bwongera bukagaruka, ukareshya nk'uko wareshyaga, ukoroha nk'uko wari usanzwe woroshye. Ni ukuvuga ngo massage sportif rero ni nziza cyane ku mukozi wese mu iterambere, ku mukozi ugamije umurimo unoze, ku mukozi ugamije kugira ubuzima bwiza mu iterambere. Iyo bitabaye ibyo biba ikinyuranyo. Hanyuma tugana ku musozo, tubanze turebere hamwe icyo umuntu yakora igihe amaze gukoresha massage ye, ububabare bw'umugongo bushizemo. Ese uyu muntu yakora iki kugira ngo byibuze uwo musaruro mwiza abonye wo gutandukana n'ububabare awugumane? Ni ukuvuga ngo icya mbere ni ibintu bisanzwe, no kunywa amazi. Kunywa amazi menshi. Ngira ngo kunywa amazi tumaze kubigira umuco, umuntu wese azi ko kunywa amazi ari ngombwa. Hanyuma ukagerageza kuruhuka bihagije.
umuntu aruhutse neza, umubiri ugira ubuzima bwiza. Tukagira umuco wo gukomeza gukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo tubashe kurinda imibiri yacu, tubashe gutuma imikorere myiza y'umubiri wacu ikomeza gukora neza. Hanyuma igihe ibyo byose byanze, wakoresheje za masaje, birakemutse ariko ntibikemutse neza, cyangwa se ububabare bwanze gushira, turakugira inama yo kugana abaganga b'inzobere bakurebere neza impamvu ubwo bubabare budashira, bitewe n'uko ubusanzwe ububabare buturuka ku mihore iba yipfunditse, ku mihore iba ifite amavunane. Igihe rero ububabare bwanze gushira, jya kwa muganga uhure n'abaganga babifitiye ubushobozi ndetse babisobanukiwe kuturusha, babashe kuguha umucyo ku ndwara n'ikibazo ufite. Ibi byose ntibikuraho kujya kwa muganga. Ntago tugira inama abantu kutajya kwivuza, ahubwo tugira inama abantu kubanza kwivuza, ukamenya umubiri wawe uko uhagaze, hanyuma ukamenya ukanagisha n'inama z'icyo wakora. Niba ari masaje, byose ni inama za muganga. Tugana ku musozo, reka twibukiranye ko masaje atari iy'abakire gusa. Masaje si ubusirimu, ahubwo masaje ni umuti w'umubiri. Masaje ni umuti utuma umubiri ugira ubuzima bwiza. Uw'umugongo warembeje agahorana ibibazo by'imitsi n'ibindi, ashobora gukira vuba binyuze mu buryo bworoshye kandi karemano. Twige kwita ku mibiri yacu kugira ngo imirimo yacu ibe inoze kandi ubuzima bwacu bube ari bwiza. Niba iki kiganiro kikunyuze, kikaba cyakunejeje, ukore kuri like kandi ujye hepfo muri komenti utwandikire, utubwire uko bimeze, inama zanyu ndetse inyunganizi n'ibibazo ni ingirakamaro kuri twe. Hanyuma abashyashya bageze kuri runo rubuga rwacu bwa mbere, nabo bakore subscribe kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha bitazajya bibacika, bibajye babibageraho ku gihe. Hanyuma ndizera yuko iki kiganiro gitangiye kumvikana mu buryo bworoshye. Mbararikiye gukurikirana ikiganiro cy'ubutaha. Mugire akazi keza, mugire umurimo unoze ndetse mugire ubuzima bwiza. Take care of your body. Good work begins with good health. Man, you will see my TV. And your body feels heavy when muscles ache after just a small task. That's your body whispering, saying take a break, I need some care. Back pain, shoulder pain, tired even before the day begins. These are signs, don't ignore them. Back pain, shoulder pain, tired even before the day begins. These are signs, don't ignore them. And massage is medicine for the body. It's not for the rich, it's for everyone. It heals, it restores, it makes you strong. It helps your blood flow, it eases your soul. Long hours sitting at a desk, lifting, walking, pushing all day. The pain comes slowly, but over time it can steal your future. Sit right, stand tall, stretch and breathe. Massage is not a waste of time, it's how you stay alive and strong. Back pain, shoulder pain, tired even before the day begins. These are signs, don't ignore them. Put that blood back, I need some good, but back pain, shoulder pain, tired even before the day begins. These are signs, don't ignore them. A massage is medicine for the body. Let's learn to take care of ourselves. Your body is your partner in life. Treat it with love, give it a rest.
today so it can carry you into tomorrow. Massage is healing.